uyu mwanya twinjiye mu mwanya mwiza w'amateraniro yacu itorero Bethlehem. Tugize umwanya mwiza wo kubana n'abakristo muri televiziyo cyangwa se muri studio ya televiziyo ya Goodrich TV. Muri ubwo buryo duhaye ikaze buri muntu wese, tuguhaye ikaze aho uherereye, tuguhaye ikaze ukunda kudukurikirana. Nari mvuze ngo abakristo impamvu nuko dufite itorero duturukamo, ni muri ubwo buryo dufite n'abandi tudasengana mu buryo bw'itorero ngo tube dusengera hamwe, ariko kandi dukurikirana ijambo ry'Imana buri munsi. Impamvu dufite channel yacu yitwa Duhumurizanye TV, hari abantu benshi bakunda kuyikurikirana. Dufite kandi n'ubundi buryo bwo kuba turi hano nyine buri cyumweru kuva saa 11 kugera saa 12 turi mu materaniro twumva ijambo ry'Imana, twumva ijambo ry'ihumure, twumva ijambo rishobora kutwubaka. Waha ikaze rero aho uherereye hose, nibuka inshuti zacu. Abantu muherereye i Rubavu turabakunda, abantu b'i Rubavu mukunda kuduhamagara, Ruhengeri, hano Kagarama, Kicukiro, aba Kanombe, abantu mutandukanye mugenda muduhamagara mutwereka ko mudukurikirana, tubahaye ikaze. Aho uri hose rero unyemerere uhamagare mugenzi wawe mubwire ngo wa mwanya w'ijambo ry'Imana wageze. Muri kumwe na Reverend Pastor Ndorimana Edouard, nkuko dusanzwe tubana. Muri mubyutse akomeze agende. N'ubu nagarutse rero, naje kukubwira ngo byuka. Ndabiza ya masaha abantu babananiwe kubera akazi, kuva kuwa mbere bakora kugera kuwa gatandatu, mukaba munaniwe mwifuza kuruhuka. Ndagira ngo ubyuke uyu mwanya mu buryo bw'umubiri, ubyuke wegere televiziyo yawe. Muri uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana kuko Imana ikundumyeho. Ndagira ngo tuze kuvugana, wumve icyo Umwuka Wera avugana natwe kuri uyu munsi. Rero Imana ibaho umugisha, sindi butinde kugira ngo tuze kubana, uko ndifuza ko uyu munsi tuvugana mugahamagara tugasengana. Mfite inyigisho nshaka kuvugaho, ariko iyi nyigisho y'uyu munsi yose irerekeza ku isengesho. Mfite icyifuzo uyu munsi, mfite icyifuzo kuri wowe ungurikiye muri uyu mwanya, mfite icyifuzo kuri buri muntu wese cyuko ibyagoramye nta wundi washobora kubigorora atari Imana yonyine. Abantu benshi tugira ibintu byagoramye se mbere, nta wundi ugorora ibyagoramye atari Imana ibigoroye. Aya niyo magambo ushaka turi buganireho kuri uyu munsi, kugira ngo ubashe kubyuka aho uri, uhabyukana imbaraga, uhabyukana ubushobozi, uhabyukane ijwi rivugana nawe. Kandi ndizera ndashidikanya ko uyu munsi tugiye kugirana ibihe byiza. Imana ibaho umugisha. Munyemerere dusome icyanditswe kimwe, hanyuma senga Imana usobanure kuri aya magambo. Turasoma mu gitabo cy'Umubwiriza gice cya 7, turasoma duhereye ku murongo waho. Mubwiriza igice cya 7, some duhereye ku murongo wa 13. Ngewe mfite Bibiliya ijambo ry'Imana, mwebwe mufite Bibiliya yera. Amagambo ndi busome arasa nawe yenda gutandukana. Iyi Bibiliya y'ijambo ry'Imana irasa naho isobanuye kuruta iyo ngiyo Bibiliya yera, nubwo amagambo yenda gusa. Nimwumva rero bidahura ntibize kubavanga ngo mwibaze ngo se pasiteri ibyo ari gusoma ari kubikura. Bibiliya mfite itandukanye niyo ufite, cyangwa se bishobora no kuza kuba bihuye. Ngiye mfite ijambo ry'Imana, mwebwe mufite Bibiliya yera. Munyemerere dusome rero. Itegereze iby'Imana yaremye. Ninde washobora kugorora iby'Imana yaremye bihetamye? Nekereza ko kuri iyo Bibiliya yawe ari ijambo rivuga ngo itegereze umurimo w'Imana. Ninde washobora kugorora iby'Imana yagoretse? Aho niko havuga. Hanyuma hano haravuga ngo itegereze iby'Imana yaremye. Ninde washobora kugorora iby'Imana yaremye bihetamye? Ibihe nibiba byiza ujye unezerwa, nyamara kandi nibiba bibi ujye wibuka ko Imana yemera ko bibaho. Habaho amahirwe cyangwa ibyago ku buryo umuntu atamenya ibizakurikiraho nyuma. Mu mibereho yanjye yimbura mumaro nabonye ibi byombi: intungane ikenyuka, nyamara umugome akarama. Ntukabe intungane ngo ukabye, cyangwa ngo ukabye kuba umunyabwenge. Ni kuki umuntu yakwikururira kurimbuka? Ntugatwarwe n'ubugome, kandi ntukitware nk'umupfapfa. Ese ni kuki umuntu yapfa atarageza ku munsi? Ibyiza ni ugukurikiza izo nama zombi, kuko ubaha Imana
azirinda gukabya muri ibyo byose. Ubwenge buhesha umunyabwenge imbaraga, akazirusha abategetsi 10 b'umujyi. Koko rero nta muntu n'umwe ku isi uba intungane ku buryo atigera akora icyaha. Amen. Mwami Yesu, turagushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye ko waduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nta muntu urisobanuza umwuka usanzwe atari umwuka wera. Ubwenge bwacu bushobora gusobanuraho bikeya, ariko umwuka w'Imana niwe udufasha muri byose. Umwuka w'Imana tuyobora mu magambo yose kugira ngo tubashe kuvuga ibyo ushima kandi ushaka. Uyu mwanya unyobore muri iri jambo, kandi message washyize ku mutima wanjye mbashe kuyitambutsa uko wayimpaye. Urakoze kubana nanjye kuva ntangiye kugera ku musozo, kandi ubane n'umuntu wese udukurikiye muri uyu mwanya. Umuhe umutima wo kumva ibyo tuvuga, kandi umuhe guhishurirwa birenze ibyo tuvuze. Mwuka w'Imana arushaho kutuyobora twese, turinde imbaraga z'umwijima, turinde imyuka mibi y'abarozi, turinde imyuka y'abakonikoni, turinde ibitero byatwibasira muri uyu mwanya. Mwuka w'ubwenge no kumenya no guhishurirwa abane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Narivuze ngo Imana ishobora kwemera ko ibintu bimwe bigorama kugira ngo nibigorora icyubahiro kizaba icyayo. Imana ishobora kwemera ko ari ibintu bigorama ku buzima bwanjye cyangwa bwawe, bikagorama, kavuka bigoramye, ugakura bigoramye, ubuzima bwawe ukabona ko hari ukuntu wagiye ubaho bigoramye, ariko Imana ikabyemera. Rimwe na rimwe dukunda kwibaza ngo ariko Mana, kuki wemeye ko bimbaho? Kuki wemeye? Kiwemera ko ibi bimbaho? Kubera iki wemera ubu buzima mbubamo, ukemera ko mvuka muri ubu buryo, ukemera ko nkura muri ubu buryo, ukemera ko nderwa muri ubu buryo, ukemera ko nshaka muri ubu buryo, ukemera ko mbona imibereho muri ubu buryo? Kuki wemeye? Ugatangira kwibaza ngo barunaka dore uko bameze neza, barunaka dore uko basa, barunaka dore uko bavutse, dore uko bakuze. Kuki wahaye bamwe amahirwe abandi ukayabima? Imana ishobora kwemera ko ari ibintu bigorama kugira ngo nibigorora icyubahiro kizaba icyayo. Donc ngewe mu bigoramye Imana izakuramo ubuhamya. Mu bigoramye ku buzima bwanjye, byaba uko navutse, byaba uko nakuze, umunsi izabigorora imbere y'ababireba byari bigoramye, bicyubahiro cy'Imana, cyangwa se bizazana icyubahiro cy'Imana imbere y'ababonye ibigoramye ku buzima bwanjye. Rero Imana ijya yemera ko hari ibigorama bikagorama pe. Ubu hari ababyeyi bangurikiye bafite ibintu byagoramye, mu ngo iwabo byaragoramye, mu bana biragorama, ku mugabo biragorama, mu nshuti biragorama, mu bavandimwe ibigoramye biruzuye. Yewe sinza kukubwira ngo nawe ubirebe, nawe uturanye nabyo muri iyo nzu, uturanye nabyo muri ako kazi. Hari ibintu tureba tukabona ko bigoramye, ugasenga ukabona ntibigororoka, ukabyiyiririza ntibigororoke, ukabigira ku y'irindwi, ukabigira ku ya 21, ukabigira ku ya 40, ukagaruka ugasanga biracyagoramye. Impamvu ahari Imana yemeye ko bigorama kugira ngo nibigorora icyubahiro kizaba icyayo. Haleluya. Ndagira ngo nkwakire rero, mfite icyifuzo muri iri jambo. Uyu munsi ndaza gusengera ibigoramye ku buzima bwacu, ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Mfite icyifuzo kivuga ngo Imana igorora ibigoramye. Biragoramye, iminsi uhagazemo biragoramye pe. Hari igihe bihubamo ureba iburyo, wareba ibumoso ukabona biragoramye, wajya hirya no hino ukabona biragoramye. Donc ibigoramye birahari, birahari rwose. N'ubu nakerekwa nabibona. Imana imbabarira inkore ku maso. Nanjye uyu munsi nuzura umwuka wera, nanjye mvuga Imana uko umwuka wera yabimpaye, maze dusenga Imana. Hanyuma Imana ntibyemerera ikindi, yemera ko bibaho. Ijya yemera ko bibaho kugira ngo turusheho kugwiza ubuhamya, yemera ko bibaho kugira ngo turusheho kugwiza imbaraga, yemera ko bibaho kugira ngo turusheho kuzabona ijambo ryo kuvuga. Iyo tutabaye mu bihe bigoramye, iyo bigororotse bije tugira ngo ni amaboko yacu. Iyo tutabaye mu bihe bigoramye, iyo bigororotse bije tugira ngo ni ubwenge bwacu. Iyo tutabaye mu bihe byo kunanirwa, imbaraga zacu zikananirwa, ubwenge bwacu bikananirwa, ibitekerezo byacu bikananirwa, abo tuvindimwe bakananirwa. Iyo bigororotse bije utangira kuvuga ngo rega ni mwene wacu bikoze. Nyamara mwene wanyu yego nibyo, ariko kandi mwene wanyu ashobora kuhaba ntagire icyo amara mu gihe runaka. Niba Imana imukoresheje umushimire, ariko kandi wibuke no gushimira Imana yamukoresheje. Imana ishimwe cyane. Rero nibyo nababwiye, nta muntu n'umwe
wabasha kugorora icyo Imana yagoretse. Iyo byagoramye ku buzima bw'abantu bashobora guterura amagambo bakavuga ku wa mbere, bakavuga ku wa kabiri, bakavuga kugera ku wa karindwi, bakavuga kuko abantu niko bateye. Ariko nta muntu n'umwe wabasha kugorora ibyagoramye ku buzima bwawe Imana itabigizemo uruhare. Niba byarakugoramiyeho, niba ubona hari ibintu byakugoramiyeho, niba ubona hari iminsi urimo igoramye, niba hari ibiwagazemo bigoramye, nta wundi wabasha kugorora iby'Imana yagoretse atari Imana ibigoroye. Bibiliya yavuze ngo tekereza umurimo w'Imana. Ninde muntu wabasha kugorora icyo Imana yagoretse? Umurimo w'Imana ninde? Umurimo w'Imana ni iki? Umurimo w'Imana ni abantu, umurimo w'Imana ni twebwe ubwacu. Twebwe ubwacu turi umurimo w'Imana, turi umurimo w'intoke z'Imana. Imana yaratubumbye, itubumba uko ibishaka, iduhumekera mu mwuka. Nukuvuga rero naho bitatunganye nta muntu wabasha kuhagorora. Hari umunsi umwe muzasome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 9. Hari ubutumwa buvuga ngo nuko Yesu arimo agenda ari kumwe n'abigishwa, ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Ngo abigishwa baravuga ngo ariko uyu muntu ni icyaha cye, ni icyaha cy'ababyeyi, niki cyatumye avuka ari impumyi. Yesu aravuga ngo uyu nta cyaha afite, n'ababyeyi be nta cyaha bafite, ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Nukuvuga ngo iby'Imana yemera kugoreka, ibigira ngo nibigorora icyubahiro kizaba icyayo. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe mwene data. Birashoboka kuri mu minsi igoramye, uri mu bihe bigoramye, uri mu bintu bigoramye, donc uri mu buzima bugoramye. Iwawe biragoramye, mu rugo rwawe biragoramye, mu buzima bwawe biragoramye, iminsi yose urareba ibintu urimo biragoramye. Rero nta wundi wabigorora atari Kristo Yesu. Niryo jambo naje kukubwira, kandi ndashaka ko tuza gusenga Imana. Natekereje ijambo riri mu bya, ngira ngo ni mu Gutegekwa kwa 2 igice cyaho cya 29 n'umurongo wa 28. Hari ijambo Mose yavuze, Abisirayeli barimo bamubaza byinshi, bakamaza atari ko tukubaze kuki Imana yemeye ko duca mu butayu, nta yindi nzira ari kuducira. Ariko tukubaze kuki Imana yemera kuduha amazi bitugoye, nta buryo yaduha amazi bitatugoye. Kubera iki Imana ikintu cyose iduhaye kiduha bitugoye? Kubera iki Imana idutabara bigomba ko amavi yapfutse yabaye nk'ay'ihene? Kuki Imana iduha inyama twazisengeye? Donc ibintu byose babibonaga bibagoye, baraterura babaza Mose impamvu zibibagora, zibibananiza, kubera iki bibaho kandi bafite Imana ifite byose. Mose arabandikira arababwira ngo ibishwe n'iby'Uwiteka mumbabarire, ni burya n'icyo yababwiraga. Ibintu bitagaragara ntimubimbaze, nanjye ndavuga ibyo nabwiwe, ibyo ntabwiwe nta mpamvu yo kubivuga. Aravuga ngo ibishwe n'iby'Uwiteka ariko ibyahishuwe ni ibyacu. Donc twebwe tumenya ibyahishuwe ariko ibishwe n'iby'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire, abantu benshi bakunda kuvuga ko berekwa cyane. Nta muntu ushobora kwerekwa ibintu byose. Imana ntiyakora ikosa ryo kwerekana ibintu byose by'umuntu. Itwereka igice ikasigaza ikindi gice, itwereka ikintu gitoya igasiga ikindi. Donc Imana iguteza intambwe imwe ikahisha iyindi ntambwe. Intambwe yawe utera Imana ihisha iyindi ntambwe, ihisha wowe ikahisha nabo muturanye. Burya kenshi intambwe tugenda dutera Imana igenda ugishurira imwe ikaguhisha iyindi. Nicyo gituma iyo wiraye ku ntambwe ya mbere uba wirengagije ko ari nini ntambwe ya kabiri. Ukwiriye kumenya ko ubuzima ubayemo, imibereho ubayemo, niyo yaba myiza, niyo byaba bigororotse, hari indi ntambwe Imana yaguhisha utazi. Ukwiriye kwitwara neza, ukwiriye kumenya uwaguteje iyo ntambwe, ukwiriye kumenya uwaguteje iyo esikariye uhagazeho, ukavuga ngo uyu mwami wampaye intambwe nziza, ngewe bikaba bigororotse, ngewe bikaba bimeze neza, bikaba bitagoramye, bikaba bitameze bitya, nkaba nshima, nkaba nguwe neza. Ukwiriye kuzirikana uwabikoze kugira ngo abashe kuguteza indi ntambwe ya kabiri. Wanasifiwe. Mose arabasubiza rero ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka ariko ibyahishuwe ni ibyacu. Imana hari ikosa itakora, nta muntu ujya yimenyera ngo ngewe ngo turaziranye, ngo ngewe ngo buriya ngo mfite uko ngo tuvugana nayo, ngo ngewe ngo nayo ngo turaziranye. No, urwego waba uriho rwose Imana ntimenyerwa. Imana si mugenzi wacu, Imana si mwene wacu,
imana ni imana ikwihisha, ikakwihishurira urubavu, ejo ikakwihishurira igituza, ejo ikakwihishurira umugongo, ejo ikakwihishurira amaso, igenda iguha uduce. Abantu bose barinda bapfa batari bagera ku kigero cyo kumenya imana no kuyihishurirwa yose, ntibishoboka. cyo gituma Pawulo yandikira itorero ry'Ikorinto yaribwiye ngo duhanuraho agace kandi twerekwaho igice, ariko ubwo igishyitse kizaba kije ari we Kristo niwe uzerekana byose. Kuvuga rero uyu mwanya ibyo urimo byose menya ko hari ikindi gicuhishwe. Icyo gicuhishwe rero ukwiriye kwegera Imana buri munsi, ukwiriye gusabana n'Imana buri munsi kugira ngo Imana irusheho kuguteza intambwe, tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva kuri esikariye tujya ku yindi, tuva ku ntambwe tujya ku yindi, tuva ku rwego tujya ku rundi. Donc ukwiriye kubaha Imana kugeza ubwo izagenda ikuzamura step by step, ku rwego ku rundi, kuri esikariye kuri esikariye. Niyo mpamvu uyu mwanya nakubwiye ngo uyu munsi ibyagoramye niyo yonyine ibasha kubigorora. Nta bwenge nta buhanga wakoresha ngo bigororoke. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Bibiliya yavuze abantu babiri ngo biratangaje, yabonye umukiranutsi urama cyangwa se akanakenyuka, ibona n'umunyabyaha ukenyuka cyangwa se akarama. Ni ukuvuga ngo kubaho kwacu Imana ishobora kwemera ko umukiranutsi akenyuka, ishobora no kwemera ko umunyabyaha arama, kandi nyamara biravuga ngo umukiranutsi azarama. Uyu mugabo rero mu minsi yose yamaze y'ubuzima bwe, ngo mu bintu byamutangaje yabonye ubuzima akwiriye kubamo agomba kwirinda gukabya gukiranuka. Iri jambo yavuze ni iki rero? Gukabya gukiranuka ni iki? Hari abantu bagenda bibwira ko gukiranuka ari ukugenda nk'abamarayika, ndetse n'abamarayika simbizi hava dasitara, yewe ibintu byose ni protokole nyinshi, ibintu byose utanyanduza, sinzaba hagati y'abapagani. Uye ninde areba te? Umuntu akuva ko afite gukiranuka kuzanwa nawe? No, gukiranuka twambaye kuva ku Mana. Nta muntu n'umwe wishoboza gukiranuka, turabishobozwa. Ntabwo ntanzi intambwe yo kugwa, nta nubwo ntanzi intambwe yo gukora ibyaha. Ariko abantu benshi imibereho yacu ya buri munsi hari igihe twibwira ko ari twe twishoboza gukiranuka, ntabwo twakishoboza. Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 4 n'umurongo wa 13 yaravuze ngo mu byo nabayemo byose, ubutumwa navuze, ibitangaza Imana yankoresheje, kwemera gusonza, kuba mu guhaga, kuba mu kwambara ubusa, kubaho nta kintu ufite, byose nabishobojwe na Kristo wambaye iki? Imbaraga. Rero uyu mwanya ntugakabye gukiranuka wibwira ko ari we gukiranuka gushakirwamo. Oya, gukiranuka kubonerwa muri Kristo Yesu. Nayo mpamvu tudakwiriye kuba abacamanza ngo bariya n'abanyabyaha, bariya n'abapagani. Wowe uri iki? Ninde wagupimye? Ufite gipimo metere gipima agakiza? Twese dukwiriye kwirebera mu ndorerwamo yitwa ijambo ry'Imana, hanyuma ugahora ureba uvuga ngo Mana, ngewe n'umutima wanjye, ngewe n'ubuzima bwanjye, ngewe n'imibereho yanjye ndashaka gusa nuko ushaka kandi ushima. Hanyuma ntushake gukabya. Iyo bavuze gukabya buba bimeze nka wa muntu wari witwa umufarisayo werekanye ko afite gukiranuka kuruta uko umwanditsi. Ngewe niyiriza rimwe ndetse niyiriza 7 mu minsi 7, ntanga kimwe mu 10 n'amaturo, nkora ibi n'ibi. Ntabwo nsa n'uriya mukoresha w'ikoro, ntabwo nsa n'abariya. Iyo watangiye kwivugisha ngo ntusa n'abariya, ubu uri mubi hanyuma y'abandi bose. Wowe ukwiriye gusa na Kristo gusa, abandi nabo bazasa nawe, kuko nta ruhare tugira rwo guhindura abantu. Imana irakubwira ngo vuga ubutumwa, guhindura ni ukwa Kristo. Rero iyo watangiye guca urubanza kwerekana ko bariya n'abanyabyaha, bariya n'abanyabyaha, ngewe ukikoma mu gituza, ngewe ndakijijwe, ngewe ndi. Donc ntabwo dukwiriye kuvuga ngo ngewe, ahubwo Kristo muri twe adushoboze muri byose. Haleluya. Ndagira ngo rero mvuga kuri aya magambo. Imana irashaka kugorora ibyagoramye kuri wowe. Imana irashaka kugorora ibigoramye muri urwo rugo. Imana irashaka kugorora ibyagoramye muri ako kazi kawe. Imana irashaka kugorora ibyagoramye muri iyo mibereho uhagazemo. Biragoramye rwose, ishusho yayo biragoramye. Ariko ndagira ngo mvuge iki kintu. Imana nibasha gukora ibyo ishaka ntihagire uyibuza. Kandi Imana nibasha gukora ikintu ikagikora neza, ikacyuzuza,
abantu benshi bakunda kwizera Imana igice, kwizera ko yashobora biriya ariko biriya itabishobora, kwizera ko yakora biriya ariko bindi itabikora, ukizera ko yakugaburira ariko itagukiza indwara ikurimo, ukizera ko yakishyura umwenda ariko itarihira abana amashuri, ukizera ko yakora ibi n'ibi ariko biri itabishobora. Nje kukubwira ijambo rimwe, Imana ije kwegura ibyagoramye ku buzima bwawe. Imana ije kwegura ibyagoramye mu mibereho yawe. Imana ije kwegura ibyagoramye muri ubwo buzima uhagazemo. Ndagira ngo nkubwire, urugamba warwanaga kugeza ubwo ubona bigukomereye ruharira Imana. Ndakwinginga uyu mwanya, ndakwinginga muri aya masaha, ibyo bikugoye biharira Imana. Biharira Imana. Imana niyo yonyine ibasha kugorora ibyagoramye. Uwo mugabo ugoramye ntiwamugorora, uwo mugore wagoramye ntiwamugorora, uwo mwana wagoramye hari igihe wananirwa kumugorora, mwene wanyu wakunaniye ntiwamugorora. Abo bantu bagoramye n'ibintu bimwe byagoramye, reka tubyereke Imana uyu mugoroba. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, banyamasengesho bizera Kristo, nimureke twizere Kristo atugororera ibyagoramye, atugororera ibintu bigoramye mu miryango iwacu, mu mikorere yacu, mu buzima bwa buri munsi. Reka tubiharire Yesu. Nutabiharira Yesu uzarwara umutwe. Waravuze warananiwe, wagerageje kwirwanirira byarananiranye, ibyo bibaho. Ariko reka nkubwire ibanga, iyo wananiwe emera Imana ikwegurira ibyagoramye. Nunanirwa biharire Yesu. Niko muririmbyi yavuze ngo tekereza umurimo w'Imana, mbese ninde muntu wabasha kugorora iby'Imana yagoretse. Donc Imana yemeye ko bigorama, ni nayo izemera ko bigororoka. Tekereza amaboko yawe wakoresheje, hari uko utagize, ko umuntu warirwanire nta kutagize. Yewe ubwenge waragerageje, yewe ibyo wari ushoboye warabikoze. Hari n'abagerageza bakiruka bakajya gushaka utuzaratsi ngo mumpe inzaratsi ndebe ko zamfasha uyu mugabo. Umugabo wari inzaratsi hari igihe asaruka agira ngo noneho umuhaye amavubi. Hari igihe umuinzaratsi ukagira ngo noneho umugaburiye amavubi. Donc emera Imana imugufashe yonyine. Ibyo bibaho no ku bagore b'abapagani babaho, kugeza ubwo umugabo avuga atari ko nta mupfumu wandagurira ngo mbarize niba uyu mugore niba ari abadayimoni bamwinjiyemo cyangwa niba ari imihamuro y'iwabo, akirukanga akajya mu bapfumu. Nta muntu n'umwe wabasha kugorora iby'Imana yemeye ko bigorama. Reka mbabwire, umunsi umwe Yobu yari umukiranutsi, nta cyaha yari afite, ahagaze neza, ashimwa, Imana imwemera. Imana iraterana mu ijuru iri kumwe n'abamarayika, ngo Satani nawe harashengerera. Imana ibaza Satani atarese Sata uturutse, ati mvuye mu isi no kwizereramo no kwitemberamo. Ati hanyuma se wabonye witegereje? Ati yego. Wabonye ndetse? Ati nabonye. Yo wamubonye umukiranutsi wanjye uburyo akiranuka akanyuba atata kubahase. Abana be baragororotse, inka zaragororotse, amashyo yaragororotse. Ninde uhinga keza? Ni Yobu. Ibirumva bitaragororotse? Ninde ufite umugore mwiza nka Yobu? Urabona utaramuhaye umugore ugororotse? Umugabo yaragororotse, ifaranga riragororotse, ibintu kwa Yobu byari bigororotse. Donc kwa Yobu hari ubuzima bugororotse. Aryama akabaza abana, mwasenze? Ati dadi twasenze. Mwiyejeje? Ati dadi twiyejeje. Umugabo akabarambika ibiganza akabasengera, byari bigororotse. Umunsi umwe, one day, Imana iravuga ngo Sata jyayo ugenda ukore ku kintu cyose cyitwa icya Yobu. Imana imutanze bataganiriye na Yobu, ngo niba uzimubwire ngo yo ndagutanze wihangane. Reka da. Yobu agiye kubona agashyururu karaje, ngo imiyaga irazira hura, inyeganyeza inzu zigwira abana 10 bapfira umunsi umwe. Ngo abashumba bari baragiye intama n'ingamiya n'ibindi, ngo nabo ngo abandi baturuka hirya no hino, ngo baraza abanyaga za ntama n'ingamiya n'indogobe n'ihene n'inka, byose barabitwara. Umugabo ngo umunsi umwe aterwa n'ibyago, ibyiwe bigenda umunsi umwe, biba biragoramye. Nyamara byari bigororotse, kandi hari umuntu nkurikiye ibyo byagoramye bitunguranye, bijya bigorama bigutunguye. Imana ndikugisha inama, urwo rugo rukaba rwasenyuka bigutunguye da, akazu kaba wakavamo bigutunguye da, yewe ibintu byose ukaba wahomba nk'uko abandi bahomba bigutunguye. Icyamunara kikaza kigatwara inzu bigutunguye. Ibintu byose bijya biza bigatungurana. Ariko iyi Imana yabyemeye ko bibaho,
hari ijambo rimwe nenda kukubwira, iyo yemeye ko bigorama ni nayo yemera ko bigororoka, iyo yemeye ko bigenda ni nayo yemera ko bigaruka. Ndagira ngo nze kukwingingira Imana ibyagoramye kuri uyu munsi, ubuzima ubayemo bugoramye, imibereho ubayeho igoramye, nubwo yabisa niyo kwa Yobu, Imana iracyafite amaboko yo kwemesha no guhagarika ibyari bigoramye bikema. Haleluya. Ndagira ngo nze guha umwanya ikaze abantu baduhamagare, hanyuma tuze gusengana Imana. Uyu munsi ijambo mfite kukubwira, ndagira ngo nguhitangazo, Imana ije kwegura ibyari bigoramye, Imana ije guhengamura ibyari bihengamye, Imana ije kwegura ibyaguye. Iki ni igihe, aya ni amasaha mvuganiramo nawe, uyu ni umunsi n'uyu munota mvuganiramo nawe. Imana ije kwegura, ije guhengura ibyari byarahengamye, Imana ije kubyutsa ibyari byaraguye, kuko Imana ni Imana ibasha kwemesha abahetamye. Haleluya. Iyo usomye igice cya 23, Yobu abivuga neza mu gice cya 23 n'umurongo wa 8. Hari umunsi nyine bihenga mugashaka Imana ntuyibone. Hari ukuntu yabivuze muri Yobu. Turebe muri Yobu igice cyaho cya 23 umurongo wa 8. Yobu igice cyaho 23 umurongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo nyishakira iburasirazuba sinyibone. Bibutse ko Bibiliya mfite itandukanye n'iyanyu. Indi iravuga ngo nigira imbere sinyibone. Niko Bibiliya yeri bivuga. Ariko hano aravuga ngo nyishakira iburasirazuba sinyibone, nyishakira iburengerazuba sinyihasange, nyishakira no mu majyaruguru sinyibone, nyishakira no mu majyepfo sinyiciryera. Nyamara yo imenyaho ngannye, irangerageza uyu munsi igasanga ndi nk'izahabu inoze. Aho ngaho aravuga ngo nubwo ingerageza nzavamo meze nk'iki, nk'izahabu. Uyu mugabo yari ari gushaka Imana ko yakongera kugorora ibyagoramye, ari kugerageza gushakisha, ari kugerageza kwirwanaho ngo arebe ko byagororoka, ariko yayibuze. Umaze iminsi warayibuze, umaze iminsi ukabakaba ushakisha, Mana ndengera, Mana mba hafi, Mana nyegera, Mana narakubuze muri iyi minsi, dore imisozi irampanamye, dore ibyenda kungwaho ni byinshi. Umaze iminsi uri gushaka Imana. Nje kukubwira ngo rero iraje Imana iraje. Kandi ubwije yaje kuri Yobu. Ndibuka umunsi umwe yabwiye bene se mu gice cya 19, arabwira ngo iyi ni inshuro ya 10 muntoteza, mundenganya. Niba mushaka kunyibonaho, ndagira ngo mbabwize ukuri, Imana niyo yubitse dosiye yanjye. Iyo Imana yubitse dosiye yawe, nta muntu wapfa kubura dosiye yawe. Imana yubitse dosiye yawe, inshuti ziragenda. Imana yubitse dosiye yawe, abagukundaga bakuvaho. Imana yubitse dosiye yawe, ibintu birahinduka ukarya ubusa. Imana yubitse dosiye yawe, imyambaro wambaraga n'imbeba zirayirya. Imana yubitse dosiye yawe, ibyo wibwira guhanza amaso biragenda. Imana yubitse dosiye yawe, ubuzima bujya bumanuka butunguranye. Ariko uyu munsi mpuzana inkuru nziza. Imana yakuntumye ngo nkubwire, uri mu minsi Imana igiye kubura dosiye yawe, uri mu minsi Imana igiye kubura ubuzima bwawe, uri mu minsi Imana igiye kubura imibereho yawe, uri mu minsi Imana igiye kubyutsa ya migisha Imana yagusezeranije, bwa buzima Imana yavuganye nawe. Igihe kirageze, iminsi irasohoye ngo Imana isoze ijambo ryiza avuganye nawe. Yobu ari muri iyo minsi, Imana yaracecetse, itakimuvugisha, itakimwiyereka. Yusomye igice cya 42 ngo Imana yibuka Yobu. Ndagira ngo mbabwire, nubwo yakubika dosiye, ntabwo iyubika iminsi yose. Nubwo yakubika dosiye, ntabwo izubika iminsi yose. Ndagira ngo mvugane nawe, iminsi uhagazemo nubwo igoramye, ibyagoramye byabaye byinshi, biba birebire ku buzima bwawe, Imana yiteguye kubyubura. Imana yiteguye kongera kukugarukaho. Ibyagoramye tugiye kubisengera. Ufite ibigoramye muri iyi minsi, nawe umeze nko kwa Yobu. Nawe urimo ufite abantu bakubwira amagambo agukomeretsa nk'ay'inshuti za Yobu. Hari igihe umuntu agira inshuti akagira inshuti mbi, zimubwira ngo ibyakubayeho niwe wabizanye.
iminsi uhagazemo niwe wayijyanye, byakubayeho nyine, komera wumve, ushikame wumve. Nagira ngo mbabwire abantu niko bateye, ariko Imana yije kubyemesha ibyawe, urahagarara ukema ntukorwe n'isoni. Hanyuma nagira ngo ntanga umwanya muhamagare kuri nimero yacu hano muri studio. Nagira ngo dufate akanya tuze gusenga Imana. Urangurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo nk'uko dusanzwe nimero n'ubundi irahari kuri ekara murayireba. Hariho nimero yanjye, hariho na nimero yo muri studio, ariko ndashaka ko tuvugana kuri nimero ya hano, aba ariyo muhamagaraho. Ndagira ngo dufate umwanya tuze gusenga. Ndagira ngo nubwo abaganga bakubwiye ko bidashoboka, Imana irakubwira ngo birashoboka, kuko iyo byagoramye n'abaganga ntibabigorora. Biragorama abaganga bakananirwa, biragorama abakomeye bakananirwa, biragorama bijya bigorama. Ndagira ngo muri uyu mwanya rero dutangire twakire dusengane. Turakwakiriye mwene data. Yesu ashimwe cyane. Nawe ufite ibyagoramye iwawe, urashaka ko bigororoka? Alo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri kumwe na Pastor Edward. Turakwakiriye rero. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Urugo rwawe rwarasenyutse nawe biragorama. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uyu mwanya Imana nkorera yongere ikugenderere, icinzira aho zitari yongere ikwegurira urugo, yongere iruhagarike, kabone naho ibyiringiro byo ko rwakubakwa utakibireba. Imana ibikorere kwiyubahisha mu izina rya Kristo Yesu. Urizeye? Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Turavugana nande? Witwa Sandrine. Uherereye Sandrine? Namwe iwanyu uri kureba ukabona hari ibigoramye ushaka ko Imana yakegura bikagororoka? Nibyo? Imana imukize. Urizeye aka kanya naturi ijambo rimukiza? Mwami Yesu usengeye Sandrine, umwana w'urwayi aka kanya. Wowe wagiye ukiza abarwayi ibihe bitandukanye. Uyu mwana nabe muzima, amaboko y'Imana namukoreho mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ubugingo bwe bube buzima, umubiri we muzima, imbaraga z'Imana zimukoreho mu izina rya Kristo Yesu. Amena. Hari ikintu Mwuka Wera ambwiye Sandrine kukubwira. Imana irambwiye ngo uri mu minsi wari waragabweho ibitero byinshi. Imana ikuye ibitero kuri wowe no ku mwana wawe, kandi uyu mwanya tuvuganiraho icyumweru gitaha uzashima Imana, umwana azaba ari muzima. Imana ikuyeho urugamba ruri kurwana. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Alo, turakwakiriye. Ninde tuvugana? Alo. Muri kumwe na Pastor Edward. Wowe urinde tuvugana? Iragiye, iracitse. Ndagira ngo dusenge. Nababwiye ngo ndashaka ko dusengera uyu munsi ibyagoramye Imana ize ibigorori. Uri mu minsi y'ibihe byagoramye, ibihe birakugoramanye, minsi uhagazemo iragoramye. Imana hari ikintu yakora. Yesu ashimwe cyane. Turakwakiriye. Ninde tuvugana? Alo. Yesu ashimwe cyane. Turavugana nande, muherereye he? Turavugana na Ngiruruvugiro Noheli uherereye hano mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Tabagwe, akagari ka Bure. Yego Noheli. Pastor rwose nanjye mu nsengero narakambutse muri iyi minsi, narakambutse ntugenda
Yarakugwaramanyuragwa ushiduka wagiye mu byaha. naraguye ke rwose njya mu mubiri kandi nari nkijwe meze neza mu nsengere rwose umwanzi satani ajya nyitabira cyane. Mana ikweze igutunganye. Hari amagambo abiri nakubwira. Kwihana si ukuvuga n'umunwa. Kwihana ni ugufata icyemezo ukareka ibyo wakoraga. Ndagira ngo ngusabe rero ibyo wumva bigutandukanya n'Imana bireke nona ubu tuvugana ntiwongere kubisubiramo cyane cyane. Imana iguha umugisha kandi icyo kintu uvuze nicyo cyambere abantu dukwiriye kureba. Ese ndi mu biki? Ndimo ndakora ibiki? Ndi mu minsi yihe? Ese ngoramiye he? Mwibutse ko abantu bagoramiye no mu byaha koko. Nyabuneka mureke tubyuka. Urakoze cyane gufata icyemezo cyo kwihana no kureka. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwegure muri mu byutsa komeza agende. Imana ikomeze kwiyereke iguhaza ibyiza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Urakoze Yesu akugirire neza. Imana iguha umugisha. Turakwakiriye mwene data dukurikiranye muri studio za Good Rich TV. Muri kumwe na Edouard. Wowe ninde uherereye he? Alo. Kivuge tugusengera akakanya. Nonaha turi mu ijambo rivuga ibyagoramye bigiye kugororoka. Turi mu ijambo rivuga ngo ibyapfuye iwacu byazuka, ubuzima bwacu bwazuka, imibereho yacu yazuka. Turi mu minsi ishobora kuzana impinduka ku bugingo bwacu. Ni ikihe kibazo ufite? Tugusengere. Hari ikibazo mfite. Hari abantu barimo barantegera. Baragutegera? Baragutegera iki? Barimo barakuroga. Twakomeje n'abandi ntabwo umwana byabashije gukomeza aze kugaruka wenda ariko turaza kumusengera nta kibazo aze kongera hamagare. Turakwakiriye. Ninde tuvugana uherereye he? Alo. Yesu ahimbazwe cyane. Ninde muherereye he? Adelphine Masaka, nara mujyi wa Kigali. Adelphine Imasaka. Amakuru ya Adelphine? Imeza. Yesu ashimwe cyane. Nawe hari ibintu byagoramye ushaka ko Imana yagorora? Hari ibintu byagoramye nanze igisuzuguriro cy'abadayimoni. Mu izina rya Yesu uyu mwanya gikurweho. Igira uko ibigenza yubake. Mbese nawe birakugoramanye? Byagoramye Kristo agira uko abigenza. Imana nkorera yampamagaye. Imana ireba ikitegereza. Ibyo bigoramye kuri Adelphine ndatura imbaraga z'Imana ngo zikore ibikomeye akakanya. Imbaraga z'Imana zibohora urugo rwa Adelphine mu izina rya Yesu. Kandi bibe nkuko tubivuze, iminsi izaza yinjire mu buhamya bw'amashimwe, amenye ko mu ijuru ari Imana igira neza. Amena. Urizeye? Ndizeye Imana ikomeze kumfasha. Bikubera uko wizeye. Imana iguha umugisha cyane. Yesu ashimwe. Turakwakiriye. Urinde uherereye he? Mwiriwe neza. Ikagukuraho uwo musozi ukuri imbere. Umva nkubwire mushiki wanjye, Imana yubuye dosiye ya Yobu.
Yobu wari waratawe, waribagiranye, ari indirimbo muri karitsiye ngo ni umunyabyaha, ari indirimbo muri karitsiye ngo ni murebe urwapfuye. Imana yubuye dosi ikamugarukaho, ikamuha amahirwe ya kabiri. Iyo Mana nkorera, iyo Mana yanyimitse ikanyitwa umutambyi, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru yongere yubura ubuzima bwawe, yongere yubura imibereho yawe. Iminsi izaza uzahagarare mu ruhame rw'abantu, ushima Imana hagati mu rusengero rw'abera, bazamenye ko Imana ibasha kwemesha abahetamye. Imana iguha umugisha cyane. Urakoze kandi iryo sengesho uryizereremo, uzabona impinduka mu izina rya Yesu. Mwe muretse guhererekanya telefone, hari abandi nabo bari guhamagara. Yesu ashimwe mwene data. Uri witwa nde, uherereye he? Ego. Inzoga zarakubase, n'amarari y'ubusambanyi. Reka nguhe inama. Aho hafi yawe hari urusengero. Uza kugwa kandi wari umwadeperi. Irukanka ushaka umushumba wawe cyangwa mwarimu wawe, umwaturira gusengere. Namara kugusengera oya, genda uzasaba imbabazi, ubaganirize. Nibinanirana nibatakumva, insengero ziraho ni nyinshi, uzajye mu ruzagufasha. Insengero zibereho gufasha abantu, aho uzagera bakagufasha ntabwo uzahabura. Imana izabana nawe, ariko wiguma mu nzu, wiguma n'amajwi akubwira ngo guma aho ngaho. Shaka urusengero, winjire mu rusengero uzahakirira. Imana yaduhaye urusengero nk'ubuturo duturamo tukaruhuka imitwaro yacu. Shaka urusengero rero. Karame. Turagusengera kandi ndi hano buri cyumweru nimugoroba saa 11. Ujye umpamagara nzajya ngusengera. Ndayishimiye Donat, inshuti yanjye Nyagatare. Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Ugubwe neza. Umutungo wa mbere ni Kristo. Banza ushake Kristo, numara gutunga Kristo muri wowe, imitungo yose arayifite, ubuzima bwose arabufite, mibereho yose arayifite. Shaka Kristo niwe wa mbere. Urakoze cyane. Iyi nimero niyo hano muri studio, ni iyindi muraza kureba yanjye. Iyanjye ndaza kuyibaha njya gusoza. Ninjya gusoza ndabaha iyanjye, ariko nayiriho iherwa na 56. Iherwa na 56 niyo yanjye, ariko iyi ngiyi niyo muri studio. Murakoze namwe, mugubwe neza. Turakwakiriye. Ninde tuvugana, uherereye he? Yego, Rosaria Nyiraminani. Irusizi mu murenge wuhe Nyiraminani Rosaria? Murenge wa Gihundwe. Muradukurikira Goodrich TV murayibona? Okay, abatabasha kudukurikira hano kuri Goodrich TV, muzajya mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV channel yacu yo kuri YouTube. Abatabasha gukurikirana hano muri studio ngo mutubone cyangwa se mubashe kudukurikirana, muzajya mudukurikirana kuri channel yacu yo kuri YouTube yitwa Duhumurizanye TV. Yo wanditse muri YouTube ukandika Duhumurizanye TV, uhitubona inyigisho zacu. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Byaragoramye. Hari byagoramye mu kazi nkora, hari byagoramye mu rugo, hari byagoramye mu bana.
nawe byaragoramye. nanjye byaragoramye mubyeyi. Imana nkorera yo mu ijuru, Imana igira ikirema ikagikomeza, ndasenze ngo igorore ibyagoramye ku buzima bwawe. Ukwezi kwa gatanu uzaba uri kutubwira ubuhamya bw'ibyabaye hagati y'uku kwa gatatu n'ukwa kane. Imana igusuremo muri uku kwa gatatu n'ukwa kane. Mu kwa gatanu uzaba uri umutangabuhamya w'iby'Imana yagoroye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Alo, muraho neza. turabakiriye muri studio za Goodrich TV. Muri bande muherereye he? Nitwa Hitimana Joseph ntuye ku Rusumo. Ku Rusumo muradukurikiye? Nagira ngo munsengere nanjye mfite ibyagoramye. Nawe ufite ibyagoramye? Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana ireba ibyagoramye ikamenya naho byagoramiye, ikugenderere muri iki gihe, yegura ibyagoramye ibyemeshe bihagarare, ubuhamya bwa none buhinduke. Imana ikuremera ubuhamya bushya, Imana ikuremera ishimwe rishya, kuko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha nawe. Turakwakiriye mwene data. Witwa nde, uherereye he? Alo, uherereye he, witwa nde? Witwa Jackie, uri Batsinda. Ibatsinda nawe ufite ibyagoramye? kubyara byagoramye imyaka 12. Kundi Imana imaze iminsi iri kumbwira ngo irashaka ko ubwoko bwayo bwororoka. Imana nkorera iguye kororoka ubyare. Jackie, kora kuri iyo nda yawe mu izina rya Yesu. Imana ikora ibitangaza, si rimwe si kabiri mwami mbona amaboko yawe. Ndabyibuka umubyeyi wari umaze imyaka 7 atabyara, yinjiye mu rusengero, uratubwira ngo amaze imyaka 7 atabyara, uravuga ngo utanze itegeko ryo kubyara. Yari yararaguje, yari yaragiye mu bapfumu, ntatari yaragiye, ariko uwo munsi atahana umwana, amezi 2 arasama, maze agaruka gushima ko atwite. None uyu munsi akikiye abana 2. Ndagushimira ko wabikoze, wabikorera na Jack. Aka kanya nkoze ku ndaye mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'Imana, Imana yo mu ijuru. Imana imenagura imbaraga z'abarozi, Imana imenagura imbaraga z'abakonikoni. Dutegetse iyo mbaraga yari yaramuboshye kumurekura gatwita mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko utanze umwana kuri we, ndagushimiye ko ubikoze mwami, ndagushimiye ko mubohoye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urizeye? Genda, Imana irakubohoye, kandi uzashimira Imana iguhaye umwana mu izina rya Kristo Yesu. Turakwakiriye. Witwa nde, uherereye he? Alo, alo, alo. Turakwakiriye, uherereye he, witwa nde? Witwa inde? Inosa Nkunda Bagenzi i Rubavu. I Rubavu turaje kuzabwiriza ubutumwa aho ngaho i Rubavu, kuko inshuti zacu zibaye nyinshi aho hantu. Ndumva afite umwenda wo kuzagera aho hantu, ngahura n'inshuti zacu mumaze kuba benshi, tugahura tugakora igiterane tugasenga. Hanyuma Inosa, nawe byaragoramye? Nawe ufite ibyagoramye? Uringinga Imana ngo bigororoke uyu mugoroba? Wagakoraho nkagasengera mu izina rya Yesu. Mfasha ko kaboko ka Inosa mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'isumba byose. Uko kuboko kwari kwarananiranye nigukire, kandi were nonaha azatanga ubuhamya ko yabaye muzima. Iri jambo rimubohore, yongere yeme hagarare, agenda akora akazi, abeho ubuzima bufite impinduka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urizeye? Ako kanya urakize, iminsi y'imbere cyumweru gitaha uzatanga ubuhamya kuri muzima.
Imana iguha umugisha. Turakwakiriye, witwa ndwerereye he? Gerageza uzamura ijwi tukumve. Arwara iki? Mukoreho musengere. Mwami Yesu ndasenze, ubera hose icyarimwe, uri hejuru y'imbaraga zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Imbaraga zawe nizikore kuri ya mukecuru mu izina rya Yesu, kandi ukamufasheho, ukamukozeho. Imbaraga z'umusaraba zirya zakoraga kera na n'uyu munsi ziracyakora. Ndasenze ngo iyo myuka y'uburwayi yari yaramuboshye imurekure mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko abaye muzima, kandi imbaraga zawe zikomeye zibe kuri we, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze ko Mwami Imana umwongere iminsi yo kubaho. Igihe cyo gutaha ugikuyeho, uracyongereye, kuko uri Imana yongereye imyaka. Uko yongereye Hezekiya nikongereye uyu mubyeyi imyaka yo kubaho. Urakoze ko ubikoze neza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana imwongereye imyaka yo kubaho. Uwo muntu Imana irambwiye ngo imwongere imyaka yo kubaho. Alo? Wabyumvishije? Turakumva. Ndimo ndakumva. Yesu ahimbazwe ibihe byose. Yego mu Ngororero. Yego Jean Paul. Na mama we w'umubyaro ni mawe kwe bararembye kwe kandi bafite uburwayi bukomeye nakubeshye ndumva nihebye. Urihebye? Ariko Imana nziko ishobora byose. Nyumva Jean Paul, nonaha mvuganye nawe. Yego. Nonaha n'abadukurikiranye babyumve. Ndi hano muri studio za Goodrich TV. Mu bubasha mpabwa n'Imana yampaye kwitwa umushumba, ngahabwa gusengera abantu. Nsengeye abo bantu, umugore wawe na mama wawe. Amina. Aka kanya mu mbaraga z'Imana, mu izina rya Yesu, Imana nkorera, Imana yanzuye, Imana yankuye mu mpfu, Imana yankuye muri koma y'amezi 6. Iyo Mana yabikoze, ndategeka mu mbaraga z'umusaraba aka kanya imbaraga z'Imana zikore kuri mama wawe, zikore kuri uwo mugore wawe, babe bazima mu izina rya Yesu. Were nonaha uzahagarara ushime mu iteraniro ry'abera, uzahamye ko Imana ari Imana ikiza, kandi ari Imana yumva gusenga kw'abayizera. Barakize mu izina rya Yesu. Imana isibye imva zabe zombi, ntibapfa, barabaho, baragenda, barakomeza kuba, barakorera Imana, bazashimira Imana mu ruhame rwa benshi. Imana iri kumwe nawe. Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Tugana ku musozo rero, urinde. Mbibutse nababwiye ko dushaka ko dusenga. Ndashaka kugira ngo wiburane. Mu mwanya tugiye kwinjiramo gusengera hamwe, ndagira ngo mwese abankurikiye muze kwitegura mu kanya tugiye kwinjira mu kanya ko gusenga. Dushyira ku musozo. Aha urinde, uherereye he? Uri Kinyinya Egide? Yego. Ibigoramye ku buzima bwawe nawe birahari? Birahari cyane rwose byinshi. Mbwira ngo ndekureho isengesho mu izina rya Yesu. Ukeneye akazi? Uragakeneye? Zamura ikiganza cyawe mu maso y'Imana. Mwami Yesu, wowe uzura ubuzima bw'abantu bukazuka, ndamusengeye mu mbaraga z'umwuka wera.
aka kanya naremerwa akazi, aka kanya nashyirirwaho inzira, aka kanya nakingurirwa imiryango, imbaraga zamurwanije ibihe n'ibihe, imbaraga zamurwanije iminsi, imbaraga zamukingiye imiryango. Iyo ukinguye ntawe ukinga, iyo wuguruye ntawe wugarira. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo imiryango imukingukire y'akazi. Iminsi izaza azaba umutangabuhamya wo kuvuga ko Imana igira neza, azabivuge mu rusengero, azabivuge mu iteraniro ry'abera. Icyubahiro kikugarukira iteka ryose. Amen. Urizeye ko ukakiriye? Imana irakaguhaye kandi uzabivuge mu iteraniro ry'abera, ushimire imirimo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Witwa nde, uherereye he? Ahimbazwe ibihe byose. Julienne uri Kacyiru. Mva nkubwire, Imana igufasha ukuboko aka kanya. Imana ikwambukije ibintu nabonaga. Reka nkubwire ibintu bikomeye biri imbere yawe. Nagiye kubona mbona uruzi rurerure. Imana irambwira ngo hari ikigeragezo umazemo iminsi. Icyo kigeragezo wagerageje kwirwanirira biranga ngo ukivemo. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo uhereye nonaha uwo musozi, icyo kigeragezo Imana igiye kukigusohoramo, igiye kukikuvanamo. Iminsi yo gutabarwa yageze, kandi Imana igutabaye udakozwe n'isoni. Imana ikuvanye aho hantu utamwaye. Imana ikurinza abashungerezi, kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Imana iri kumwe nawe, uri mu minsi Imana igucunguyemo. Imana iguha umugisha. Nagira ngo dusoze dusengane, munyemerere, hanyuma ndabaha nimero yanjye, munyemerere tugiye gusenga. Reka nakire nk'abantu babiri bonyine. Aha, turakwakiriye. Urinde, uherereye he? Nawe byaragoramye? Ukeneye umwana n'akazi. Icyo wifuza kubona mbere ni iki? Kora kunda yawe. Mwami Yesu, ndasenze kubw'imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe. Waravuze ngo ni wowe utuma batwita kandi ni wowe utuma banabyara. Uyu munsi twaje mu ijambo rivuga ngo byaragoramye ariko uje kubigorora. Tanga umwana kuri uyu mubyeyi mu izina rya Yesu, azaba umutangabuhamya wo kugira ngo abantu bamenye ko Imana itanga urubyaro. Imana irambwiye ngo warazinzwe kandi uzingwa n'umuntu wari inshuti yawe. Imana irambwiye ngo nkubwire, uyu mwanya urazinguwe, kandi ikintu yagutegeyeho, reka ngikubwire, yaguteze ibintu bisa naho byari ibintu biri ndabibona bisa n'ibintu bivuye ahantu biri nk'ibintu bacukuye, ariko ibyo bintu bicukuye biza ari nk'ibintu by'umukara. Ibyo bintu babitongeraho amagambo yo kukuboha no kuguhambira. Mbona ni nk'imyanda bakuye ahantu, baraza barayigutegura yitambuka. Ibyo bintu batongereho bivamo intandaro yo kubohwa. Umva uko Imana ivuze, uyu mwanya Imana irakubohoye. Uzashimira Imana ko ari Imana ibohora, uzashimira Imana ko ari Imana itanga abana. Mu gihe gikwiriye uzabwira abantu imirimo y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi icya kabiri, Imana ikurinze umuntu wari ugiye kugushimutira. Okay, sawa. Imana iguha umugisha. Uza kunterefona kuri telefone yanjye, ndabikubwira. Na 56 niyo yanjye. Urakoze cyane. Aha, turakwakiriye. Witwa nde, uherereye he? Nyakabanda ndahabona hakurya hariya, hakurya ya Nyamirambo. Karame. Nyakabanda ya Remera, munsi ya Rufa Palace. Ndumva we duturanye. Aha, bigoramiye he mama? Bigoramiye. Karame, bivuge neza, uvuga neza. Si icyo kiganza cyawe mu izina rya Yesu, Imana ikuremo inyatsi. Icya kabiri,
wige gutanga kimwe mu 10 n'amaturo imbere y'Imana, ujye ubitanga neza uko bikwiriye, Imana iraguha umugisha. Wanyumvishije? Ikindi, Imana igukuriyeho kuribwa umutwe, ukajya uribwa umutwe ukakubera umutwe. Imana igukije kuribwa umutwe, wari kuzakubera umutwe ukazajya guca muri sikaneri. Ibyo ngubwiye wabyumvishije? nabyumvise. Urakoze cyane, Yesu aguha umugisha. Ndasoje. Uherereye he? Urinde dusenga irya nyuma dusoze turekera. Ninde tuvugana? Nikwizerwe Nesina ni Nyagatare. Uri Nyagatare? Umurenge wa Gasenyi. Nawe byaragoramye? Byaragoramye Urifuza ko Yesu yabigorora? cyane rwose. Nifuza umwana. Wowe n'ubwo yariyongera ikapfa. Yo, wabyaye umwana ahita apfa? Mu kwezi kwa kabiri kuri Kivurira. Yo, Imana igushumbushe. Imana irashumbusha kandi Imana imara agahinda. Reka dusenge. Ufite ikindi? Ehe. N'uburwayi bwa mama mbyarimo amaranye igihe kirekire afatira n'uburwayi bw'amusaganda akunda kurwara umutima cyane. Reka tubisengere, Imana ibikore. Mwami Yesu, wowe ureba abari Nyagatare iburasirazuba, ukamenya abari burengerazuba, ukamenya amajyaruguru n'amajyepfo. Ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera, ndasenze mu cyubahiro cy'Imana, ndasenze ngo wongere ukore kuri abo barwayi bose. Ibyo byifuzo by'uburwayi, iyo umuntu arwaye ntiyishima, iyo umuntu arwaye ntarya ngo aryoherwe, iyo umuntu arwaye ntiyambara ngo aberwe, iyo umuntu arwaye ntacyo yifuza kuko umubiri ubabaye. Ndasengera abarwayi bose barwaye mu izina rya Yesu, ngo amaboko yabo bakoreho, imbaraga zawe zikomeye zibakoreho, mwuka w'Imana akora ibikomeye mu barwayi, maze bahagarare beme bashikame bavuga ngo Uwiteka arakiza mu izina rya Yesu. Ngo niko senge uriya mubyeyi uko bavuze ngo ararwaye, nanjye natuye gukira. Uyu mubyeyi wapfushije umwana mu kwa kabiri akaba afite igikomere. Hari abantu benshi bafite ibikomere, hari abantu benshi bafite inguma, hari imibereho ibabaye, hari imibereho itishimye, hari imibereho idafite guseka, hari abarara badasinziriye. Ndasenze ngo abohore mu izina rya Yesu, bongere bishime, bongere banezerwe. Mwuka w'Imana akomeze gukora ibikomeye, kandi imbaraga zawe Mwami zikomeze kwamamarira hagati muri bo. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere dusoreze hano, munyemerere dusenge, hanyuma reka mbahe nimero muza kumpamagaraho. Ntacyo ndagusengera kuri telefone yanjye, ariko hano isaha zacu zo gusoza zageze. Munyemerere rero, munyemerere dusoreze hano. Abandi ni ku cyumweru gitaha isa 11 zuzuye tuzaba turi hano, tuzaba turimo dusenga, tuzaba turimo tubwira abantu ngo Imana iracyakora, tuzaba turimo tubwira abantu ngo Imana iracyatabara, tuzaba turimo tubwira abantu ngo Imana iracyafite imbaraga, iracyafite amaboko. Yigeze ibwira Mose ngo amaboko yanjye mo ubonye ko abaye magufi. Ndagira ngo nkubwire, amaboko y'Imana si magufi, aracyari maremare ku buzima bwawe, aracyari maremare, arashoboye. Ibyo bikugoye irabishoboye. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya, ndagira ngo dusengane na buri muntu wese udukurikiranye muri uyu mwanya. Navuze ngo Yobu byigeze kugorama ariko biza kugororoka. Isomye 42:12 biri atubwira ngo nuko Yobu ahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ushobora guhirwa kuruta ubwanyu, ushobora guhirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, ushobora kugira amahirwe ya kabiri akaruta ya mbere, ushobora kugira kongera gusabana n'Imana, ibihe byawe byiza bikongera bikagaruka. Ndagira ngo wongere uhagarare ku maguru yawe. Niba ushaka ko dusengana, ndagira ngo dufate umunota umwe dusenga Imana, ngusengere nawe utabashije kuvugana nanjye, nawe utabashije kugira ngo telefone yawe bikunde ko tuvugana. Nyemerera dusenge. Mbere yuko dusenga, reka nange nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 0788 6 7 8 nongere nyisubiremo rimwe. 0788 6 7 iyo ngiye idaciyemo reka ngwindi wacishamo. 0788 68 71 740
0788 68 71 740. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. munyemerere dusenga Imana. ndabashimiye uko mudukurikirana, uko mukomeza kutwereka ko mutuba hafi, mukurikirana kuri televiziyo zanyu. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza, by'umwihariko bene wacu, bene data mu itorero Bethlehem, mwebwe tubana buzima bwa buri munsi, ndabasuje aho muri kandi mugubwe neza. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye, kuboko kwawe ni kwiza, imbaraga zawe zirenze uko tuzivuga, imigambi yawe yose ntirondoreka. uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. ijambo ryawe ni rizima, riri hejuru y'imbaraga z'abarozi, riri hejuru y'imbaraga z'abapfumu, riri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, riri hejuru y'imbaraga zose n'imyuka yose. nicyo gituma Mwami ijambo ryawe tuvuze uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangara, werekane gukomera kwawe aka kanya. imigambi y'umwanzi ifata ubusa ku bwoko bwawe, imigambi y'abagome turayigamburuje, abagambanyi, abarwana kugira ngo basenye imigambi y'abana b'Imana n'iby'Imana atangije ku buzima bwabo, iyo myuka turayisenye mu mbaraga z'umwuka wera. ubane na buri muntu wese, mugirire neza, waze kwifuza ko umutima we kandi ubugingo bwa buri wese burindisha amaboko yawe, ubafate, ubakomeze, ububake mu bihe bisa n'ibi bw'umwanzi arwana kugira ngo abashyire ikuzimu, abashore mu byaha, abashore mu ngeso mbi. ndabasengeye ngo bakomeze buzure imbaraga, bakomeze bagubwe neza, buzure ubwiza bw'Imana, mavuta y'Imana abe kuri bo, igitinyiro kibagote, myuka ibarwanya ndayirwanije mu izina rya Yesu. reka buri muntu wese ibyaguye wongere ubyegure, ibyagoramye ubigorore, ibihe byiza bibe hagati mu bwoko bwawe, imitima y'ubwoko bwawe uyisange, wongere ubane nabo kandi utange ibihe byiza n'ibyishimo n'umunezero. amahoro aganze mu itorero, aganze mu gihugu cyacu, aganze mu bera, aganze mu banyamasengesho. imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubagota ibihe byose. urakoze kubanye natwe, urakoze kuduhaye umugisha, icyubahiro kikugarukire none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu watuhambiye ku musaraba. Amen.